isura yonyine ntabwo igifu kiyisya. Kuba umukobwa asa neza cyane, haba hagomba kwiyongeraho akantu kitwa icyo ashoboye kugira gute gukora. Ariko nanone nta musore ugomba gukangisha agatuza kuzuye isengeri, kuba yitera puderi ikamufata, kuba poketinga bikaryoha. Oya. Ariko uyu munsi wa none dufite abakobwa babyuka ugasanga yibereye kuri telekomande, telefone arayimaraho isaha, narangiza afungure mashine ajye kuri Facebook amareho isaha, yongere agaruke yayure azenyweye ka cyayi, ntari brosa ntarakaraba no mu maso. Oya, uko yaraye niko kimeze, na wa murongo hano uracyahari. Aze agaruke mu buriri, noneho narangiza ajye kuri YouTube. Kuri YouTube we saa 5 zibe zirageze, ikabutura umwenda yararanye, yicaye mu ntebe nziza. Haraba bafite intebe nziza iwabo, telekomande sasa. Ubwo afite bombo yo ku gati, iruhande hateretse agatasi k'ikawa, muranyumva neza, n'amatelefone nkangahe, yitaba abasore, ahinduranya akabombo, ahinduranya ka cyayi, ahinduranya amashene ya remote control. Wajya kubona ukabona saa 6:30 nibwo agiye gukaraba, saa 8 arahagurutse agiye gusura umukobwa baziranye, akagaruka saa 12 yarushye arandanga. Ubuzima bw'umukobwa nk'uyu kubuzirika ku musore wavutse ari indushyi kaba ari akaga. Ubundi reka gira ikintu mbabwira, ntibyigeze bibaho, ntibyakanakwiye kubaho kumva yuko umusore azabona umukobwa w'ubuntu, umukobwa akakwambika, ukamukura ibyinyo, iwabo bagafata amafaranga bakayakumenaho, nta kintu na kimwe ushinzwe, nta n'ikintu na kimwe ushoboye. Ubu uri umukwe w'umwaka. Ubundi nta kiguzi kibaho cy'umukobwa, nta kiguzi kibaho cy'umukobwa. Umuntu muzabana wamutangaho ikiguzi kingana gute? Ariko imiryango yagiye ishyiraho akantu gasa naho ari urukiramende kugira ngo umuntu ajye arusimbuka, bamenye ko akuze mu bitekerezo, ko yanatunga urugo. Usigaye ujya kubona ukabona umuntu w'umusore yimenyereye kurya udushyimbo na capati, warangiza ukaba nawe inshuti, wazarangiza mwamara kubana ukamubwira uti amafaranga y'ifosha ati genda ugure capati n'ibishyimbo, ariko jya woroshya ubuzima, jya ushyiramo imiyaga. Umugore yarya ibishyimbo na capati akazakubera umugore imyaka ingahe? Ingo zacu ntago zihura n'ibibazo bimeze kimwe. Kubw'ibyo rero ni ikosa gushaka gufata ibyabereye mu rugo rwa kanaka ngo ubizane kubishyira iwawe. Mwiriwe.